nibyo ibi byiza kuri mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye nabasuje mbahaye ikaze mbone kubifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi turagarutse mu makuru kuri wa gatatu mu mirwano ikomeye cyane yongeye kwirirwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo isanze amakuru akomeye cyane arimo gutangazwa ku byerekeye urugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kimwe mu bikomeje kugenda binatugura benshi cyane n'amakuru arimo gutangazwa nyuma y'uko ingabo za leta ya Congo Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB bageze ku rugamba ndetse n'ibikoresho bihambaye. Ubu amakuru arimo gutangazwa aturuka kuri frontline aremeza neza yuko hari amakuru bafite yuko urugamba rwinjiyemo abasirikare bashya baje gufasha umutwe wa AFC 23, abariko bakaba mu by'ukuri ngo bakomeje kuza mu buryo bukomeye cyane kubera yuko ngo baba barimo kwihinduranya cyangwa se barimo barambara impuzankano za M23 bakinjira hano mu by'ukuri basa nka M23, kubera ngo bimaze kuma byamenyekana yuko hari ubugenzuzi bukomeye cyane burimo gukorwa n'umuryango w'abibumbye. Muri raporo rero yaje kujya ahagaragara, ni raporo yaje gusobanura cyangwa se kugaragaza neza uburyo ki abasirikare ngo baba barinjiye ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo, abasirikare b'u Rwanda bakinjiza ibikoresho, bakinjiza abarwanyi, bikiriwe abarwanyi ba FC 23. Ibyo ariko ntabwo bikuraho ko ubu imirwano igikomeje mu bice bigiye bitandukanye ndetse ari imirwano irimo imbaraga zikomeye cyane, ariko abarwanyi ba FC 23 antini nabo baracyagenzura agace ka Rubaya. Gusa nubwo bari kukagenzura nakubwira yuko ari dukurikije situation ihari ni iby'igihe gito cyangwa se n'iby'akanya gato. Ngungu nayo nuko kubera yuko ibitero byamaze kuzenguruka tuno duce, ibitero bya leta ya Congo byamaze kuba bizenguruka tuno duce nkuko bikomeje kugenda bigarukaho cyangwa se bitangazwa. Ubu amakuru akomeje kujya ahagaragara cyangwa se akomeje guteza ibibazo bikomeye cyane ni ubwiyongere bw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo nk'uko byemejwe muri raporo y'umuryango w'abibumbye. Iyi raporo ivuga ko ngo icyo bazi cyangwa se icyo babashije kumenya ni uko hari n'ibikoresho byinjijwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi ibyo bikoresho ngo bikaba ari ibikoresho bigezweho, birimo indege zitagira abapilote drones, birimo intwaro ziremereye, birimo kandi n'ibikoresho byifashisha mu kujaminga system ya GPS, nabyo byinjijwe muri tuno duce nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Rero ibi ngo bigakoreshwa mu mirwano yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru, izo mpande zose ibikoresho biragenda byifashishwamo. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu bivugwa neza cyangwa se bitangazwa yuko nubwo ibyo bikoresho bikomeje kugenda byinjizwa cyangwa se byakomeje kugenda byinjizwa, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo mu by'ukuri bahanagure cyangwa se bakureho AFC 23. Kugeza kuri ubu ngubu rero nko muri Rubaya biravugwa neza ko harimo kubera imirwano idasanzwe, kandi imirwano yo muri kano gace ko muri Rubaya ikaba imaze guhitana batari bakeya mu barwanyi ba AFC 23. Ntabwo bitangazwa niba nabo barimo, ariko bikavuga ko bamwe mu barwanyi ba AFC 23 kandi bari ku rugamba bamaze gutakariza ubuzima ari benshi mu mirwano yanga muri bino bice bya Rubaya ndetse n'ahandi muri tuno duce mu by'ukuri twerekeye Ngungu. Bivugwa neza ko abarwanyi ba FC 23 bakomeje kurimburwa muri ino myanya. Gusa wagera muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Mikenge, Biraro mbiri, Puwezero, Ruhi n'Amavi n'ahandi muri iyo myanya bikaba byahumiye ku murari. Ahangaha muri za teritwari ya Mwenga ibice nka Baraka byongeye kumvikanamo icyo nakwita ko ari isibaniro rikomeye cyane cyangwa se uguhangana gukomeye cyane. Ubu tuvugana amakuru atangaza neza ko nanone ko ibintu mbona birimo birarushaho gukara nyaboneka cyangwa se birimo birarushaho gukomera. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mikoranire yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kuvuguta umuti ukarishye w'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo nk'uko byaje kugenda bigaruko cyangwa se bitangazwa, ndetse bigavuga ko
Amerika nayo ishyigikiye cyane ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi mirwano. Noneho ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yatanze iminsi 14, ingabo nyine zatanze, ariko ingabo ziri ku rugamba ngo batanze iminsi 14 yo kuba ingabo z'u Rwanda zamaze kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Bivuga ko ngo abagera ku bihumbi 15 barenga bakiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ari ikimenyetso cyerekana neza yuko batigeze bava kuri front line cyangwa se bava ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana mu mikoranire ihari hagati ya FARDC ndetse ni imikoranire cyangwa se no guhabwa ubufasha. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo guhabwa ubufasha, barimo guhabwa imbaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bavuze yuko bitarenze tariki 15 Nyakanga ubwo no ku kwezi kwa karindwi, izi ngabo zose ibihumbi 15 zisaga ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo z'u Rwanda zigomba kuba zamaze kuhava. Bitaba ibyo ngo haraza kuba ibirenze birimo kuba. Ni iki kiza kuba? FARDC yateguje ko mu by'ukuri mu minsi 15 yonyine gusa, ubwo yamaze kuba 14 kubera ko byavuzwe kuri uyu munsi kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2026. Abasirikari bari ku rugamba bagaragaje amwe mu mashusho bagaruka kuri zino nkuru cyangwa se batangaza yuko batanze iminsi 15 guhera uyu munsi. Ubwo bikaba bigaragara ko uyu munsi usa nkaho wamaze kugenda urangira already, ubwo tukaba twabara ko hasigaye iminsi 14. Ibi rero bikaba byongeye gutera ubwoba bamwe mu bakurikiranira hafi mu by'ukuri ibya runo rugamba rurimo kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse bongera kugaragaza no kwerekana neza ko ibintu nyamara byaba bisa nkaho bimaze kuba byakara mu buryo bukomeye cyane, Ubu tuvugana amakuru aremezwa aravuga ko abasirikare basabwe kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo mu bikorwa byo gushyigikira AFC 23 ngo basaga 15,000 bari kuri front line, ndetse kandi ngo abo ngabo ntabwo bigeze basohoka, ahubwo bari habaye igikorwa mu minsi yashize cyavugaga ko ngo aba basirikare bagiye basohoka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko ngo ibyo ntabwo byigeze bikorwa, ntabwo byigeze bibaho. Akaba ni nayo mpamvu kugeza kuri ubu ngubu abagize rino tsinda rya Wazalendo FARDC ngo barimo guhabwa ubufasha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanze iyo minsi. Gusa muri raporo yari yasohotse y'umuryango w'abibumbyeyo, icyo ivuga cyangwa se inyandiko zayo icyo zikomeje gutangaza cyangwa se byari bikomeje kugarukwaho, byavugaga yuko ngo ababarirwa mu bihumbi 10 aribo bari ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko nanone bakagabanyamo amatsinda, bakavuga ko bishoboka ko baba barenga kubera ko byavuzwe ko hari n'abandi bari muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo rero nubwo yaje gukorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye nka AFC 23 bavuga ko batemera nyine ibikubiye muri iyo raporo. Ingabo z'u Rwanda nazo zikavuga ko zitemera ibikubiye muri iyo raporo kubera ko ngo ari ibinyoma cyangwa se bitarimo mu by'ukuri ukuri. ONU ikavuga ko ngo ingabo z'u Rwanda zirenga 10,000 zikomeje gushyigikira AFC M23 ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo mu bitero bikomeye, mu mirwano ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ari amasezerano yashyizweho binyuze mu nzira za diplomasi, itsinda ry'impuguke za ONU ziravuga ko nta ngabo z'u Rwanda zigeze ziva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, kandi ibi ngibi byari bikubiye mu masezerano y'Kinshasa, mu masezerano Kinshasa na Kigali bagiranye Washington mu 2025, ko izo ngabo zigomba kuba zamaze kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ngo habe n'umwe, habe na rutoki wigeze ava ku butaka bwa Kongo. Iyi raporo ivuga ko ingabo zirenga 10,000 ngo ziri ku butaka kandi zikomeje gutanga inkunga n'ubufasha mu bikorwa by'inyeshyamba za 23. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zigashimangira ko ibikorwa byagaragaye hanini ari uguhindura ingamba mu gihe hakomeje gushyirwaho imbaraga nshya mu gukomeza serivisi zigiye zitandukanye. Ubu tuvugana byemezwa neza ko imirwano ikomeje kuba, ibitero bikomeje kuba byose ngo bagenda babigiramo uruhare, bafasha AFC M23 yaba muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'ubu ngubu nk'ibitero biherutse kuba bya drone muri Kivu y'Amajyepfo zibasiye ibice bigenzurwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
leta ya Kongo yahise itangaza cyangwa se yahise ishyira hanze amakuru ivuga yuko ngo ibyo bitero byabaye cyangwa se byakozwe, ibyo bitero byakozwe ngo byaba byaragaragayemo abarimo uruhande rw'u Rwanda nk'uko birimo kugenda bitangazwa. Gusa ntabwo ari ingabo z'u Rwanda zonyine kame kuri iyi nshuro zisigaye zivugwa gufasha inyeshyamba za M23, ariko bikavuga ko hari n'ingabo z'Ubufaransa. Ariko nka raporo ibyo yagarutseho cyangwa se ibyo yaje gutangaza, yagarutse kuri runo ruhande rw'ingabo z'u Rwanda, ntabwo bigeze bagaruka ku ngabo z'Ubufaransa. Ikindi n'abatangaje yuko bahawe iminsi mike ibarirwa muri 15 ku mirongo y'imbere ku rugamba, nabo ntabwo bigeze bavuga izo ngabo z'Ubufaransa. Bavuze ko ibyo ngibyo nyine barimo kubitanga kubo bizeye cyangwa se kubazi ko bahari kugeza kuri iyi nshuro cyangwa se kugeza kuri uyu munsi wa none. Rero ngira ngo urumva ko ibintu biba birimo kugenda bifata indi rangi. Niba abasirikare batangiye gutanga gasopo cyangwa se icyo nakwita nka last warning cyangwa se iminsi ntarengwa, biba bifite icyo bisobanuye cyangwa se bishatse kuvuga, biba bifite icyo bishatse kuba byasobanura. Ubwo hageze iyo minsi nirenga, ntabwo tuzi ngo hazakurikiraho iki cyangwa se harakorwa iki, ariko already iminsi yamaze gutangwa cyangwa se igihe ntarengwa cyamaze gutangwa, kandi cyatanzwe n'abasirikare ba FARDC, gitangwa n'abasirikare bari mu mirwano. Bivuze ngo bishoboka ko hashobora kuba hari ikigiye gukorwa. Ikindi kandi nubwo ibi ngibi ushaka kuvuga ko bitatanzwe kuva ku itegeko wenda ry'ibukuru cyangwa se bitavuzwe n'ibukuru, Faci Beto aherutse gutangaza cyangwa se gushyira hanze amakuru akomeye cyane ubwo iki gihugu cyari kirimo kiziza umunsi wa independence. Yavuze yuko mu ijambo nyine yagejeje ku baturage, yavuze yuko ngo hari gahunda yo gushyigikira ingabo mu buryo bwose bushoboka kugira ngo zikomeze kurushaho rwose gutsinda urugamba. Ati hari gahunda yo gushyigikira ingabo, nimugire ikibazo umutekano ukaboneka, ibibazo bigakemurwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri uyu munsi ikibazo gihangayikishije cyane, bivugwa neza ko ari imirwano cyangwa se ibitero bikomeje kumvikana mu bice bya Rubaya n'ahandi. Niyo myanya ihangayikishije, ndetse na Ngungu. Rubaya na Ngungu ni hamwe mu duce turi kugaragaramo ibitero, ndetse n'abatangaje ko batanze iminsi 15 babivuze ari byo bice baherereyemo cyangwa se iyo myanya baherereyemo. Bivuze ngo Israel yose nyuma y'ibivuzwe dushobora kubona ibitero bya drone, dushobora kubona ndetse n'ibindi bikomeye cyane byakorwa cyangwa se byashyirwa mu bikorwa. Gusa mbere yuko tugitegereje, reka tube tuvuga ibigezweho cyangwa se ibirimo kuba nanone. Ubwo impinduka zizaba n'ubundi zizaba tuzireba, na kimwe kizatwisoba, tuzaba tubireba byose. Nibyo kimwe mu bikomeje kugenda bigaruka cyangwa se binatangazwa nanone ni amakuru y'ibirimo kubera ku rugamba, ngira ngo tunakomozeho muri Masisi. N'ubundi nanone imirwano na n'ubu iracyakomeje. Masisi, FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bavuga ko bongeye kwisubiza ibice by'ingenzi berekeza i Rubaya. Nibwo rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo batangazaga ko bongeye gufata iya mbere mu mirwano irimo ibera muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, kandi ko bakomeje kwegera umujyi wa Rubaya, umujyi ukungaye ku mabuye y'agaciro ugikomeje kugenzurwa n'umutwe wa M23. Ni imirwano yongeye kubara nyuma y'umwaka umwe hasinywa amasezerano ya Washington, kugeza ubu atarigeze ashyirwa mu bikorwa uko byari biteganyijwe habe na rimwe. Guhera ku itariki 26 Kamena, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo nibwo batangaje ko bongeye gufata iya mbere mu mirwano irimo kubera muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru atandukanye muri ako gace yatangajwe na Radio Okapi abivuga. Iri huriro ry'ingabo rikomeje kwerekeza ku mujyi wa Ngungu no ku gace ka Rubaya kazwiho amabuye y'agaciro nk'uko bigaragara. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 29 Kamena, abaturage bo mu gace ka Kabingu ku muhanda ujya Ingungu muri shoferi ya Bahunde bakomeje kugaragaza ko barimo bumva urusaku rw'imbunda ziremereye n'ibisasu bya artillery, ibyatumye bamwe muri bo bahunga bava mu byabo. Ibitero byatangiye kare kuwa gatanu, aho FARDC na Wazalendo
bagabye ibitero icyarimwe mu bice bitandukanye bya Masisi mbere yo gukomeza no mu duce tumwe two muri Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'iminsi ibiri iyi mirwano ikaze, iri huriro rivuga ko ryigaruriye agace ka Kasake kari hafi ya Ngungu ndetse na Rubaya ndetse n'imisozi ya Runigi na Kanyarubere iri mu gace ka Kibabi. Iyo misozi ifite akamaro kanini kuko igenzura inzira ziganisha ku mijyi n'utundi duce tw'ingenzi. Icyakora utu duce twa Kanyarubere na Runigi si two twonyine turi kuberamo imirwano cyangwa se twafashwe, bivuga ko hari n'ibindi bice bikomeje gusatirirwa. Icyakora ibintu biracyahindagurika kuko hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu rimwe na rimwe ndetse n'impande zihanganye zikaba zikomeje kwimura ingabo. Akamaro ka Rubaya nikagarukira gusa ku rwego rwa gisirikare. Aka gace ni kamwe mu duce tw'ingenzi cyane mu gihugu mu bucukuzi bwa Kolota. Kugeza ubu Rubaya iracyagenzurwa na M23, umutwe Kinshasa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja gufashwa n'u Rwanda. Mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bagenzura, aba barwanyi bashyizeho ubuyobozi bwabo bwigenga cyangwa se ubuyobozi bwite bwabo. Iyi mirwano yongeye kubura nyuma y'umwaka umwe gusa habaye isabukuru ibabaje ku masezerano yasinywe i Washington tariki 27 Kamena 2025, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinye amasezerano y'amahoro i Washington ateganya ko ingabo z'u Rwanda zari mu burasirazuba bwa Kongo zigomba kuhava mu minsi 90 ndetse n'inkunga yari yose yahabwaga umutwe wa FDLR igahagarara nyuma y'umwaka umwe. Aya masezerano ngo aracyari ku mpapuro gusa, nta kintu na kimwe kigeze gikorwa kuko ibyinshi mu byari byarasezeranyijwe bitarashyirwa mu bikorwa, kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba nta kintu kigeze gihinduka. Ngo imirwano iracyakomeje. Ku itariki 26 Kamena, imbere y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, umujyanama mukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika n'uburasirazuba bwo hagati, Mossad Balouzi, yahise yibutsa impande zombi ko zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje ndetse anenga by'umwihariko u Rwanda. Yagize ati nubwo hari intambwe zimwe zatewe, impande zombi ziracyananirwa kubahiriza inshingano zazo. Yakomeje ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 agira ati haracyari inkunga ihabwa M23, hakenewe gutera intambwe kuri izo ngingo zombi. Impamvu n'urwitwazo byakomeje gutangwa ntibikiri kwemerwa kandi n'ubukererwe ntibuzongera kwihanganirwa. Uyu muyobozi wa Amerika yanibukije ibihano igihugu cye cyafatiye bamwe mu babigizemo uruhare, ahagira ati muri Werurwe twafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda kubera inkunga, imyitozo n'uruhare rwazo mu mirwano zifatanyijemo na M23. Yaraburiye ko kutagira icyo bakora cyangwa se gukomeza kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bizakurikirwa n'ibindi bihano. Ku rugamba, kongera kubura kw'imirwano byatumye abaturage benshi ngo bahunga ingo zabo. Mu mpera z'icyumweru habaye iyimuka rikomeye ry'abaturage mu duce twa Ngungu, Kasenyi ndetse na Ruke, aho imirwano myinshi y'abaturage yatumye abaturage benshi bahunga kubw'umutekano muke ndetse no kugira impungenge ku bijyanye n'umutekano wabo. Imirwano yanavuzwe mu gace ka Minjenje mu karere ka Walikari ndetse no muri Bibwe muri Masisi, bikaba byerekana ko ibikorwa by'intambara bikomeje kwaguka. Kugeza ubu ihuriro FARDC na Wazalendo ntiryari ryatangaza umubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse muri iki gitero. Amakuru ko hari ibice byafashwe mu nzira igana i Rubaya aracyashingiye ku makuru atangwa n'abaturage bo muri ako gace, mu gihe imirwano ikomeje guhinduka vuba ndetse bivuga ko hakirimo kugaragara impinduka hagati y'impande zombi mu buryo zikomeje kwitwara ku rugamba. Gusa kugeza ubu nta biganiro by'igihugu biratangazwa ku mugaragaro. Hagati aho ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa mu rwego rw'inzira za Washington na Doha kandi birakomeje, nubwo kugeza ubu bitarazana impinduka zigaragara ku mutekano mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri uwo murongo ubuhuza bwa Angola bwakomeje kugenda bucece mu mezi ashize, nta cyerekezo gishya buratangaza ku mugaragaro. Kugeza uyu munsi rero bikavugwa neza cyangwa se bigatangazwa yuko hakenewe guterwa intambwe zose zishoboka kugira ngo ikibazo gikemuke. Ariko kandi Felix Tshisekedi Tshilombo akaba yavuze yuko ibiganiro mu by'ukuri bidashobora kuzaba igisubizo kubumva ko ibibazo bikwiye kuba byakemuka kandi bateje ibibazo. Hari rero ngo n'abashobora kuzagongwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishingiye ibiganiro bakaba bahanwa. Hanyuma rero nanone tukiri ku bijyanye n'ibiganiro bya Washington, Doha ndetse na Montreal, ngo diplomasi itegerejweho gutanga umusaruro, ariko nanone biracyari ibibazo.
amwe mu masezerano yagiye afatwa kugeza uyu munsi yiringiwe ko azatanga igisubizo kirambye mu bibazo haracyarimo imbogamizi ndetse akavugwa kudatanga umusaruro. Hari Washington, hari ibiganiro bya Doha ndetse n'ibyemezo byafatiwe Montreal byari byaratanze icyizere ku gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu biriho rero cyangwa se mu bibazo bihari, ibiganiro birafatwa cyangwa se imyanzuro igafatwa, ariko hakabaho gutegereza ko iyo myanzuro ishyirwa mu bikorwa, amaso agahera mu kirere. Ibyo rero bigafatwa nk'ikibazo kugeza uyu munsi kibangamiye mu buryo budasanzwe buno buryo bwa diplomasi, nyuma y'uko bivugwa ko harimo amananiza ndetse imirwano igikomeje. Icyakora raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yo igaragaza ko ibyo bikorwa bitatanze umusaruro ufatika, ngo ahubwo byageze ku bisubizo bike cyane, bike rwose ngo bishoboka ugereranyije n'ibyari byitezwe ko bizavamo. Bikavuga ko rero hakenewe imbaraga nyinshi cyane zigomba gushyirwamo kugira ngo byubahirizwe cyangwa se bitange umusaruro. Iyo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye rero yongeye kugaragaza uko ibibazo bihagaze, ibyagerageje kubahirizwa, ibyasabwe kubahirizwa, aho bigeze ndetse n'intambwe zimaze guterwa, izikeneye guterwa ni nyinshi nazo ziragaragazwa. Si ibyo gusa n'andi makuru ajyanye nyine n'ibyo bibazo. Raporo ivuga ko ibikorwa byo gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no guhagarika gukorana n'abarwanyi ba 23 mu bice bimwe na bimwe n'izi nyeshyamba nazo kandi zigasubira inyuma. Iyo ngingo muri no raporo bavuga ko ibyo bitigeze bibaho mu buryo bugaragara. Gusa buri AFC M23 mu minsi yashize yakoze igikorwa yitangaza ko iri gushyira mu bikorwa ibijyanye no gusubira inyuma, ahubwo ivuga ko ngo ingabo za Kinshasa arizo zitarimo kugira iki kubikora. Rero iyi raporo yongeye kwerekana cyangwa se mu byatangajwemo hari amakuru avuga ko atari byo byakozwe, ahubwo ibyabayeho cyangwa se asobanura neza ibyabayeho, ngo habaye uguhindura imyanya y'imirwano ku ntera iri hagati ya kilometero 15 na 20. Ibyo rero ngo bikaba mu by'ukuri bitari ibyo kuvuga ko bano basirikare basuye inyuma, ahubwo icyabayeho ni déplacement. Byongeye kandi kugeza muri Mata cyangwa se mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2026 ngo hari hakomeje kugaragara koherezwa kw'ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho bya gisirikare birimo systeme zo kurinda ibitero byo mu kirere mu bice bimwe na bimwe bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyo kandi nacyo ngo bikaba biri mu bihangayikishije cyane. Mu byoherejwe havugwamo systeme zifashishwa mu kurinda ikirere za anti-missile, bikavuga ko hoherejwe za drone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rero ngo byifashishwa n'izi nyeshyamba kandi ngo bikaba byaratanzwe. Ibyo rero nabyo ngo bikwiye kuba byahagarara. Mu byumweru byakurikiyeho ngo nta kimenyetso gifatika cyagaragaye cyaba cyerekana ko izo ngabo zasubiye inyuma ku buryo bugaragara. Bivuze rero ko ibyo byari byasabwe kubahirizwa ko izo ngabo zisubira inyuma ngo byaba bitarakozwe, nabyo bigaragaza ko ibiganiro n'ubundi bikomeje gufailinga cyangwa se bitarimo gutanga umusaruro. Raporo kandi ngo ikaba inagaragaza ko buriya ngo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo yagize uruhare mu kudashyira mu bikorwa kw'ibyari byemeranyijweho, kubera yuko nayo hari ibyo yasabwe kandi bikavugwa muri iyi raporo y'izi mpuguke ko itigeze byubahiriza. Bigaragaza ko impande zombi zitigeze zubahiriza ibyo zari zasabwe cyangwa se ibyo zemeranyijweho. Repubulika Demokarasi ya Kongo rero ivugwaho iki? Ngo ntabwo yubahirije isezerano ryayo ryo guca intege umutwe wa FDLR wakomeje kuba mu by'ukuri unavugwa ko banakorana mu mirwano cyangwa se ubafasha mu mirwano. Ati rero ibyo ngibyo nabo bakaba batarigeze babyubahiriza. Urumva impande zombi ibyo zari zasabwe ntabwo zabyubahirije, ndavuga muri aya masezerano ya Washington. Ibyo rero bikaba byaragaragaye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Kimwe mu byongera kugaragaza ko ibiganiro mu by'ukuri bidashobora gutanga igisubizo mu gihe bidashyizwemo imbaraga cyangwa se bidafashweho umwanzuro, kubera yuko uburyo biri gukorwamo budahinduwe nta gisubizo kirimo. Hari nabyo bishingirwa bivuga ko bamwe mu bayobozi batangiye kugaragaza ko bashobora kubihagarika. Raporo kandi igaragaza ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ifite uruhare mu kudashyirirwa mu bikorwa ko byari byemeranyijweho. Ku ruhande rwa AFC M23 impuguke zagaragaje ko harimo kutumvikana hagati y'abayobozi mu gihe Claude Nanga na Joseph Kabila bivuga ko bari bafite umugambi wo gufata ubutegetsi bwa Kinshasa. Benshi mu bayobozi ba gisirikare ba M23 ngo batigeze bashyigikira igitekerezo cyo kwagura ibikorwa bya gisirikare
birenze intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero kugira ngo wumve uko bihagaze cyangwa se uko bimeze, bivuga ngo uwo bita Joseph Kabila na Kronilanga bifuza kwifashisha inyeshyamba za FC23 cyangwa se uko bakorana bakagaba ibitero kugeza Kinshasa bagakuraho ubuyobozi buriho, bagashyiraho nyine ubwabo cyangwa se akaba aribo bajyaho, ariko ntabwo bari bahuje intego na AFC M23 kubera ko izi nyeshyamba zo zivuga yuko cyangwa se zanzuye yuko gahunda ihari ari ukugumana ibice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ibyatumye aho kutumvikana. Ibi rero ngo byongeye kugaragaza nanone indi shusho y'ibirimo gutegurwa. Ibi rero ngo byerekana icyo kiri hagati y'inyota za politike n'ibishoboka ku rwego rwa gisirikare, kubera ko inyota ya politike ni nk'iya Joseph Kabila na Kronilanga, ibishoboka ku rwego rwa gisirikare ari nabyo inyeshyamba zagaragaje ko zishoboye ni ugufata Kivu zombi, nazo n'ubundi zose ntibazifite. Rero ibintu bishobora gukomeza guhungabanya imikorere n'ubumwe bw'uyu mutwe, ibi nabyo mu gihe FC23 bamwe mu bayobozi bakomeye badafite intego zimwe cyangwa se batumva ibintu kimwe. Numva ni bamwe bashaka kuraho ubutegetsi, bamwe bakaba bashaka ko bimwe mu bice bibohorwa cyangwa se bavuga bati ibi nibyo dufata. Ibi nabyo bishobora gukurura umwuka mubi ndetse no gutuma imwe mu myanzuro yagiye ifatwa yagombaga gushyirwa mu bikorwa itagerwaho. Ibi rero nabyo hakaba mu by'ukuri byaragaragajwe muri ino raporo nka bimwe mu byatumye habaho ikibazo gikomeye cyane cyo kuba mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi hari ibitarigeze byubahirizwa.